ku munsi w'ubukwe byagenze gute? Reka maze nkwibutseho gatoya. Dutuze mu mwanya wacu. Niko tubasabye gutuza. N'umuntu wambwiye ngo ukunda kurebaho kuko twe twavuye mu rugo turi bazima ave we wikuzuye. Bahaye ikaze kandi abifuriza kumererwa neza ko mudukurikiye mu bice bitandukanye, mudukurikiye muri mu Rwanda, mudukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Urugendo TV ngiye nitwa Nepo, dukurikiye warakoze subscription ku Rugendo TV by'agaciro cyane. Ikindi kandi niba nawe udukurikiye warishimiye uburyo aba bantu turi kumwe babiri, uyu Alphonse ndetse na Odette tugiye kuganira uyu munsi muri kiganiro. Hashize imyaka igera kuri 2 tugiranye ikiganiro tubagejejeho ubukwe bwabo. Ubukwe bwatunguye benshi cyane. Byagenze gute? Ese byagenze gute nyuma y'ubukwe? Yego, ngewe nitwa Mfitumukiza Alphonse, nkaba ndi umupapa w'abana 2 n'umudamu umwe, ari we Kizanye Odette. Ibyabagaho kera batugirira nabi ntitubimenye, twe tukumva ko ari ugushwana, ariko nkanahukana buri munsi bakazana ibintu bagataba mu muryango bakagira bate, ariko ntitubimenye ko ntabwo twe twakivuje. Noneho bigeze aho nahukanye nk'inshuro zigera muri 15 nahukana buri munsi bakaza tugashwana nta nicyo dupfuye kigera mu muryango, bigahita bimiserero. Yego, tujye kuganira n'uyu muryango. Ni umuryango benshi ushobora kuba mutibuka, ariko baza kujya muri video zatambutse ndetse uze kubapiningiraho na video ya mbere, ikiganiro cya mbere twagiranye nabo. By'umwihariko twari twahamagawe tubwiye ko hari ikibazo cyabaye mu bukwe bw'uyu muryango, ariko tuhagera bimwe mu bikorwa byatangiye, dore ko aho bwari byabereye ubukwe atari hafi y'aho dukorera. Rero uyu munsi tugiye kuganira, ariko reka maze mbibutse uko video cyangwa se uko ubukwe bwa mbere ko byagenze. Ku munsi w'ubukwe byagenze gute? Reka maze nkwibutseho gatoya. Uyu mugeni bamwangije bamusarishije tugize ikibazo gikomeye cyane. Dutuze mu mwanya wacu. Niko tubasabye gutuza. N'umuntu wambwiye ngo ukunda kurebaho kuko twe twavuye mu rugo turi bazima ave we wikuzuye. Mutwinjiza mu rugendo rwanyu, mwamenye gute ko hari umuntu waje kubarogera ubukwe kugeza ubwo agaragaye imbere mu ruhame, muri tente, muri sare? Abantu benshi banatunguwe n'uburyo ibirori byambye byagenze neza cyane, ariko ku munota wa nyuma haza kuzamo kidobya. Urakoze. Ni urugendo rurerure kuko urumva bikiba ntago twari tubyiteze ko buri bubi, sibyo? Twari twambaye nyine nk'abandi, twateguye ikirori cyacu nyine bisanzwe. Ubwo tugenda nyine, ngira ngo warabibonye uko byagenze. Ubwo uko byagenze ahubwo nta nakubwira ngo ni Imana ijya ikora ibyayo. Twarimo tugenda
ahubwo sinzi impamvu umudamu atambaye ishapure yari yambaye. Hari umudamu watunyuzeho w'umukecuru ari kumwe n'umuhungu, sinzi nimba waba waramubonye, amuha n'ishapure nziza ya kabiri yigereka ko yari yambaye. Ati uyu mwana wanjye bamugiriye nabi. Ati ntago, ati yarambajije tena, ati yarasanganye ubu burwayi. Ndaza ndamubwira ati wapi ntabyo. Aza kumuza n'umuhungu we nyine. Uwo muhungu we burya hari abantu bagira umutima mwiza. Yaduhaye nimero turayikoresha. Uwo muntu mu masaha nk'abiri yaratubwiye ati ngiye kuba mbafashije, mugiye gusenga ndabereka ibitangaza. Tugira ngo ni bya bindi, turakomeza turihangana nyine turarwaza mu modoka. Urumva urugero rwari rumva twari twakerewe kugera imbere yo mu rusengero. Kubera ko n'abantu tubibutse ko muri comment y'ikiganiro tuze gushyira muri nk'ikiganiro cya mbere twagiranye, aho mwageze no mu rusengero musanga bamwe bamaze gusezeranwa, bamaze kubasezeranya, mwebwe muza nyuma. Yego. Ubwo urumva ko byari ibintu bigoye. Njyewe noneho ikintu cyantunguye ni uwo muvandimwe wakoze ibyo bintu nyine. Uwo muntu arangije kandi noneho igiye gusetsa yari n'inshuti y'uyu muntu wanjye. Yego. ngira amahirwe numvikana n'umutware wanjye, dukora ubukwe, ariko dukoze ubukwe urumva ntibyabashimisha. Dutegura ubukwe, ariko umuntu wangendaga akaba ari inshuti yanjye, ari umudamu w'inshuti yanjye, tubana mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Noneho ubwo dutegura ubukwe, mushyira muri serivisi. Ndamubwira ati naje muri serivisi zo guteka, arabyanga. Umuntu agashaka kujya muri serivisi zo guteka ngo ashaka kugira ngo anyegere inshuti yanjye. Ndamubwira ati nta kibazo, nimba ari byo wifuza. Ndamubwira ko ntabwo uzaje mu bakobwa bazanyambarira, wowe uzajya mu bafiyemere uzakenyera imikenyero. Ati nubwo nzakenyera imikenyero, ariko aho uzaba uri niho nzaba ndi. Yego. Ndamubwira ati nta kibazo, ko ntabwo nari nzi imigambi agambiriye. Nuko ubwo uwo mudamu tugiye kuri sale, tugiye ku rusengero, tugiye kwambara, aho niho nibuka baramubwira bati ankora ku gatimba. Ndamubwira bati se kutari marene we bimeze bite? Ndebye inyuma mbona icyo gihe uriya mubyeyi twabonye mu bukwe bigenda kuriya no gukoza ugatimba. Ankoraho. Noneho ibyo nibyo nibuka. None turangije ubwo yankozeho, turi kuva nka hano tugiye nkarango twinjira mu modoka tujye ku Kiliziya. Bano baramubwira bati ntago imodoka iruzuye, y'abakobwa be bamwambariye nibo bari bujyayo, ntabwo uri bujyemo. Ngo yango ntabwo bishoboka, ngo ndabonamo umwanya. Arabyigana. Amaze kubyigana bakuramo umuntu umwe ajamo. Iwe? Yego. Atari marene? Atari marene. Ajamo iyo modoka y'abakobwa banye bari banyambariye. Yego. Kuko yari umufiyemere, yari yakenyeye. Ntabwo yari yanyambariye, yari yakenyeye mu bafiyemere imikenyero. Noneho ubwo nibwo nahise akimara kwinjiramo, nabuze ubwenge, n'abantu babinsobanurira uburyo nabuze ubwenge imara kwinjira mu modoka. Nja kuzanzamuka, ndi kwibona turi ku Kiliziya, ntazi ngo byagenze bite. Bisa nkaho hari ikibazo wari umufiteho mbere yuko binaba, kubera ko wumva ko wari wagiye umwishisha cyane. Hari amakuru wari umufiteho mbere yuko wenda yigaragaza hariya mu ruhame, bikarenda ko abantu benshi bamuvugiriza induru, ndetse benshi bakamusobanukirwa muri rusange. Ni ukuvuga ngo yari inshuti yanjye, nari kumugira hasi amakenga ute kandi ari inshuti yanjye. Nta makenga nari mufiteho habe na make. Kwenze kumugiraho amakenga, ntabwo mba naramushize muri serivisi n'imwe, ntabwo mba naramutumiye. Hoya, ntabwo nari nzi ngo uwo mugabo izo migabo n'imigambi arazifite zo kungirira nabi. Wahise wiyumva gute? Njyewe akimara kubikora nagusobanuriye uko yabigenje. Ko akimara yarankoze afata ankora ku gatimba. Akimara kunkora ku gatimba rero ndi kuva nka hano ngiye kugira nkarango nje mu modoka. Ariko byigana ubwo uri kumva yari kuri mihango ye, ariko ngiye ntazi ibyari byo. Yego.
nkimara kwinjira mu modoka rero nahise nk'ubwenge niko bansobanuriye nzanzamutse turi ku kiliziya mbona ntazi yondi yego ibigaragara ndetse na benshi babonye video y'ubukwe bwanyu uko byagenze hari aho mugiye kugera ku rusengero ukavuza induru ugashaka gusohoka mu modoka kiriya gihe wiyumvaga gute? ntago mbizi kiriya gihe ntago nari nziho ninjye nazanzamutse tugeze ku kiliziya yego ntabwo wari uzi ibiri kubaho? ntago nari mbizi wabaraga hisi wenda ku bijyanye no kwiyumva ku mubiri uko wiyumva mu bijyanye n'umubiri? nazanzamutse ndi kumva mfite ubushuhe mu mutwe cyane nshyuhiranye yego mugeze mu rusengero noneho twageze mu rusengero padiri baramusobanuriye padiri bamusobanuriye ko mfiriye mu nzira barangije atumizaho arabwira ati naze apfe musengeye musezeranyije nuko tugeze mu rusengero padiri aradusezeranya ariko adusezeranyije turi babiri ko twahageze barangiza gusezeranya yego yego urumva tujya kwifotoza bisanzwe nubwo nta mbaraga yari afite ariko twaragerageje bishoboka kuko nyine uwo mujeneri yambwiye ati ngewe uwo muntu ari buze kugaragara. wari ufite amakuru yabyo mbere? Yego uko uwo mujene yarambwiye ati yari kumwe n'umukecuru nakubwiye ngo hari abantu Imana iguhuza nabo, yari kumwe n'umukecuru kuko uwo muhungu we niwe wambwiye ati humura ngewe ibi ngibi bibaho ariko ngewe mfite umuntu w'umuganga ntamukubwiye ntumuzire ntagakuzi ariko araza kubigukorera. Urambwiye ikibazo cy'uko umugore wawe yatunyuzeho bikimufata ari gushaka kunyura mu modoka tukimanuka tukiva mu rwambariro. Ariko tunyuremo muri make, urebye muri make afite ubushobozi bwo kuvura indwara zishoboka, ibijyanye n'uburozi, ibijyanye n'iki n'ababuze urubyaro umenye yarubaha nta kintu atakora ku bushobozi bw'uko namubonye nuko yadukoreye. Yego cyane. Nyuma y'ibyo ngibyo nta ngaruka zigeze zikugeraho kuko bavuga ngo by'umwihariko ngo abajya muri abo bantu ngo hari igihe bahura n'ingaruka ziturutse kuri ibyo ngibyo? Nazo keretse yakuvuye akakubwira ati ukamusobanurira uti mfite kimwe cya kabiri ikindi kugishaka kuko mbere yo kugira ngo atuvure abanza kubikubwira. Ubwo iyo utayishyuye niho ugira ingaruka. Iyo uhemutse nta muntu uhemukira muganga. Nibyo uvuga wabonye cyangwa nibyo yakubwiye mu bijyanye n'ubuzima? Mbere yo kugira ngo aragusobanurira kugira ngo umenye ukuri. None se ubundi wowe umuntu akugiriye neza ukamuhemukira, wowe ubwo ntuba wihemukiye kweri? Yego, katuye tubona ku musozo wenda ku bundi kuryo burambuye tubaza gushyiraho nemero bifuza kuba babavugisha cyangwa se bagira ubusobanuro bundi batanga bazamubaza, kubera ko hano gusa turi gukora publicité turuganira ku buzima bwanyu bwite bwa buri munsi. Yego, nakunze uburyo madamu wawe abavuga ati umugabo wanjye arashyiramo akarange ngasobanura kandi bigaragara ko afite ubwenge bwinshi cyane. Uramubona ute? Urabona adasobanutse? Umugore wawe? Ndabibona ko ari umugore wawe. Ariko urumva ubu ngubu twuzuzanya asobanutse. Nibagiwe ni ikintu kimwe ariko ni ikosa rye. Ariko se wamugani iyo aza kugira nk'ikibazo akaza gukomeza kurwara, wari ukomeza kubana nawe cyangwa wari iyo wiyemeje kubana n'umuntu ubundi ni itegeko, iyo uvuye mu murenge n'imbere y'Imana ni mu bibi no mu byiza. Kimwe nuko nawe ushoboye kumugara none yaguta, usibye ko wenda abo bubahize hari uwabikora ariko twewe twubatse ahakomeye. Oya njye ntabwo ibyamba. Watanze urugero avuga ngo ushobora kuba twaramujyanye Indera, ko benshi kabazi karayesi Indera ko bigenda, indwara zihavurirwa ni indwara cyangwa se ni indwara zo mu mutwe. Yego, izo bakunze kuvura cyane. Iyo aza kumufata ubuzima bwe bwose uyu munsi ukaba uticaranye naho ngaho tukaturuganira uri umwe,
wari kubuganira nk'umuntu wari ufite umugore cyangwa ugana n'umuntu ufite umugore mushyashya? Oya, nari kuganira nk'umuntu ufite umugore, kuko ni ukuvuga ngo uwaba wari uwawe reka, yaba mubi yaba mu byiza. Burya nubwo tubikora nk'abantu, kuko twese ubuzima buraduhinduka. Ubuzima ni ubw'isi, isi iri guhinduka. Nawe ubu tuvugana, reba ukuntu uri ikivogari ubu ngubu, ejo ushoboye gukubitwa n'indwara tayari, gakubitwa n'indwara ukarwara barara ukagenda ukaba karuka gafata. utavuga ibintu ngo bibe. Ubwo ari kuvuga ngo sheri wawe yahita kwagasi wapi akunambaho, kuko kubera ibarurogera ukazamuka ukabuvura. Bitavuze ko hari abahita bagusiga cyane, bibaho. Nibyo natwe turi kuvuga tuti Imana izabiturinde muri twe. nko gufatira umuntu guca akaboko cyaguca, kandi mushwanye biri muri ikintu kintu cyatuma muri make gutemana, dutandukana. Gushaka ko ari umugabo mushwana agashaka kumva yahita kwangiza isura nyine ubwo yahita kwica. Icyo nicyo kintu cyatuma tutabana. mufasha guca inyuma, mufasha nce inyuma, aryamanye n'undi mugore, mufasha namubabarira, ntabwo icyo cyatuma dutandukana. uruka yishimiye cyane. Arugeza kwa kamiko. Najya narebesha. Cyadutandukanya ni urupfu ndi kukubesha. Nandi kugira numva ko arabaza kuvuga. Wamwumvise buryo nkura imushimishije cyane. Cyadutandukanya ni iki? Ni urupfu. Abenduye nona. Wamwumvise? Kwari kugira numve uko ari buvuge. Byakire gute kuba umugore wawe agufasha wamuciye inyuma mutatandukana? Ni ndane nyine numva yuko waba bari wawe. Urabyishimiye? Yego. Urabyishimiye cyangwa ubishyizeho akabazo kugira ngo uzabe? Ndabyishimiye, ahubwo kubyishimira cyane yuko yambabarira. Burya n'umutima ubabarira bari mwiza. Urabiteganya? Oya, ntibikabe. None ndumutangiye gusaba imbabazi itarabikora, wenda nibyo nshaka kumenya. Oya, ntibikabe rwose. Mwegeza akamikora asobanura ibyo bintu. Ngo iki? Ntabwo kunca inyuma byatuma ntandukana nawe. Kubera ko nta wundi mugabo nifuza mu buzima bwanjye. Gutandukanye nawe waba ufite ujya gushaka undi. ubwo so sanze uwo mugabo wawe ari cyo arusha abandi, ku buryo uvuga ati nta wundi nkeneye. Oya, nta wundi. Nta wundi Imana yaramumpaye, ubona ko nkwiriye kandi pe neza, ntabwo ari ukunsondeka. Ako abantu dukurikira kano kanya ubonye umugabo wawe bwa mbere akaba atamuzi, umusobanurire umugabo wanjye, umugabo wanjye n'uyu nguyu, uko nanjye ngiye gusobanura mikoro mfite. Kuri kamera twaba tugiye kurengera. Agenda imeze gutya. Kuri kamera twaba tugiye kurengera. Oya, niwe turi kwibariza, we nawe tuzaza kusobanura humura. Oya, nese ugiye kumubazana n'ibya yabwa. Ubwo akubyire dusobanura. Okay, ndakawe tumwihorere. Dusobanurire mama w'abana ba umugore wawe. Ku bantu batamuzi wamuvuga gute? Wamusobanurira ute? Namusobanura nk'umubyeyi mwiza, nk'umudamu wanjye nkunda. Ibyo gusa. Ni umubyeyi mwiza nkunda, nta kindi, kuko ibyici bye ni ibyanjye. Ubwiza bwe bukuratise. Ndi kubona uko ijisho ryenda kuvamo wasanga ugize kuriya. Genda ubatse. Ahubwo mumpeza natwibwirire. Utubwiye bitatu. Nawe twibwiriye bitatu kuri ku mugabo wawe. Bitatu? Umva. Tukongeza bibiri bye bitanu. Umugabo wangize ngo namuvuga bitatu gusa. Ni byinshi ariko mbimubwira turi ahantu ha babiri. Yego. Okay, ntacyo reka bitubwiye noneho ngaho n'ubundi muri babiri ko turicaye n'abadukurikira ngaho rimwe na rimwe n'igihe nabo babyirengagiza akavuga ati reka wenda tuve ko tutahari badusobanurire. Undi hari icumba c'amabanga y'umugore n'umugabo, twa tukimuriye. Kandi cibiri imbere ya kamera. Ko bakabyimuriye hanze. Oya biriya. Urega turaziranye burya. Twe tunarashaje nubwo uri kutubona nyine. Aka gatoto uri kutubona ni umugisha w'Imana. Ubu agatoto? Agaki? Iri toto? Ni umugisha w'Imana. Iryo toto mufite?
ariko urabona nk'iryo umugore wafite nawe. niyo mpamvu nyine namucaguye mu bandi. Ayo magambo ni meza. Ndabona umugore ari kubyishimira akanga kubigaragaza. Ndumva afite akabwenge yuko ari imbere ya kamera baba yavomesha uririmba. Abadukurikiye baba bari kubyishimira by'umwihariko mu buryo umuryango wishimye, ariko ntabwo natandukana, ntabwo yajyana ikiganiro n'umuryango cyangwa se couple cyangwa se abafiancé n'ababajije ngo uyu munsi umugore wakubwiye ko ubuzima bwanze mu rugo, ariko hari aho yabonye yakura ayo mafaranga kugira ngo ubu munsi ubuzima bwo mu rugo bwongere buhinduke, habeho kurya, habeho kunywa, habe no kwambara, ndetse habeho no gutunga, akaba hari uburyo yazana ayo mafaranga ariko ayakuye mu buryo butari bwiza, wabyemera? Oya, ayo ntukayemere, ayo ntacyo abamaze. Uretse gusobanura, wabyemera wowe? Ntabwo nabyemera. Ntabwo wabyemera bitewe n'ingano ariko nta kintu kibaho kiruta umunezero. Uranezerewe ubu ngubu? Umunezero ni wo wa mbere. Ubu uranezerewe? Ndanezerewe cyane. Oya, usibye cyangwa uzi yuko turi kuvuga turi imbere ya kamera, ibyishimo biri mu rugo nta kibazo. Reka tugende twigana ku musozo uyu munsi. Mba nifuza ndetse mba nifuza ko buri gihe twahora tuganira n'umugore n'umugabo bishimye gutyo, tukirinda za nkuru zivuga ngo yagiriye undi nabi, umwe yavukije undi ubuzima, ahubwo twanamuseka gutyo. Ijambo rimwe ryiza nimwe wamubwiraga mugiteretana mutari abana, uyu munsi ukiramubwira nubwo ntabizi niba ukizane kibimubwira, ariko imwibukiriza imbere ya kamera nawe kwibutse twisoreza ikiganiro nako konyine, nta bindi ni ibintu akantu kamwe, nta nuko kakunanira ibintu wavuze mu myaka ingahe n'uyu munsi urakibivuga kubisubiramo imbere ya kamera birakunanira. Twibwirire waba wawe shu. Ndagukunda shu. Nkujya ntago tubyumvise, mikoro yarivuyeho. Oya dayari hari. Oya ntago twabyumvaga. Waba wawe sheri. Yego, ndabashimiye cyane ndetse ndabashimiye cyane namwe yitwanye mu kino kiganiro, ndabashimiye cyane by'umwihariko muri mako subscription kugira ngo umuryango mugari wacu wanyu komeza kugeza naho ugera, ndetse iyi nimero wenda iba yagucitse cyangwa se utayumvishe neza ubuze kujya ku discussion y'iki kiganiro, comment ya mbere uraza gusangaho iyo nimero wifuza cyangwa se ari service wifuza kuba kuri iyo nimero cyangwa se kuba wasobanuza byinshi wasobanuza kuri iyo nimero. Tuba dufite igihe gito yahanga cyo kuba twaganira, habyo ushobora kuba tutavugarutseho tutakubarije, ariko byaba byiza cyane iyo nimero yinyuzeho ukayisobanuza by'umwihariko ku kibazo cyangwa se igitekerezo cyawe ufite. Nitwa Nepo, Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze ibahe amagara mazima.